Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose, ikomeze ibagirire neza kandi biteho. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, dushimye ko wabanye natwe ukaturinda, n'uyu munsi ukaba waturinze tukaba tugihumeka umwuka w'abazima, bihererwa icyubahiro. Duciye bugufi washyirwa hejuru, twese tubaneze rwose, twijesha amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha. Tumara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya, ntabe ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga, byumusenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 47 mu ndirimbo z'agakiza. Nigiye giti intambara igashira, nigiye gitumura bugacyahwa, noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Mw'ijuru ntihazageramwo ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo n'iry'igihe gito. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko narabona Yesu. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Igihe gito ngifite umuruho, n'igihe gito nkazabona Yesu. Nibwo nzabana ndukanye n'ibyago, nzaba mbumbatiwe mu maboko ye. Nzi ko mw'ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Noneho ntacyo umubabaro untwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mw'isi, mw'ijuru nta mubabaro n'urupfu. Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice ni 16, umurongo wa 19 kugera ku murongo wa 31. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'umutunzi n'umukene. Gasome mu izina rya Yesu. Hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza, iminsi yose agahora adamaraye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro, wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuye ibisebe. Imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa arahambwa. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kumwe na Lazaro, ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Arataka ati, Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mu tuzi
antonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe bibi. None aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuzaho muri batabibasha, kandi n'abava aho batagera hano. Nawe ati, ndakwinginze sogokuru, ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabarizwa cyane. Aburahamu aramubwira ati, bafite Mose n'abahanuzi, babumvire. Nawe ati, oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi, ntibakwemera naho umuntu yazuka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Shimye Imana uyu mugoroba, shimye Imana ko ikomeje kuturinda. Uyu munsi nifuje ko tuganira kuri ijambo ry'Imana, umugani w'umutunzi n'umukene. Ngo uwo mutunzi yari umutunzi wambaraga neza, yambara imyenda myiza, agahora adamaraye, ariko akareba ibyo atunze ntiyite ku iherezo rye cyangwa ntiyite ku bugingo bwe. Ngo ubu hariho umukene witwaga Lazaro wahoraga ku muryango w'uwo mutunzi, ngo ashaka byibuze ko yahabwa utuvungukira duturutse ku meza y'uwo mutunzi, ariko ntaduhabwe. N'ubu ngubu rero hari abantu baba bafite ubutunzi cyangwa bafite ibyo batunze, akaba yafata ibyo kurya aho kugira ngo abifate abiha abakene muturanye, abantu boroheje muturanye, ukabifata ukajya kubimena kandi hari umuntu uri kubyifuza. Imana itubabarire kandi tugirire neza, ntidupfushe ibyo dufite ubusa. Ngo uyu mutunzi rero ngo yari yaradamaraye, yambara neza, arya neza, mbega buri kintu, anezerewe mu isi, mbega umunezero wo mu isi, buri kintu cyose yifuza akibona. Ariko yibagirwa ko ari mu rugendo. Ni ukuri, nimunyemerere, impamba y'urugendo ntitwibagize intego y'urugendo. Uyu mutunzi ntabwo yakoresheje igihe cye neza, yitaye ku by'isi, yita mu byo kwinezeza, ariko yibagirwa yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nawe rero uyu mugoroba wo nkurikiranye, muvandimwe, inshuti y'umusaraba unkurikiranye, ndagutangariza nkubwira ngo ita ku iherezo ryawe, wikita kuri ibi ngibi bizarangira, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo isi izashirana no kwifuza kwayo. Wishukwa n'ibiri mu isi, wishukwa n'ibyo utunze, wishukwa n'akazi ufite, ahubwo ibyo ngibyo byaba byiza ubitunze ukabikoresha neza, kandi utekereza no ku buzima bwawe bw'ahazaza, utekereza no ku iherezo ryawe, kandi wita ku bakene, wita ku bababaye. Ngo Lazaro ngo yari ababaye cyane, ngo yari afite n'ibisebe mu mubiri umubabaza, ngo imbwa zikajya ziza kurigata muri ibyo bisebe, kandi uko ziri kumurigata n'inzara niko byari bimeze. Yari afite inzara, aribwa n'inzara, yabuze icyo kurya, ariko uyu mutunzi ntiyamwitaho ngo amufashe amugaburire byibuze. Yita rero ku byo kwishimisha, ariko ngo umunsi umwe nk'uko natwe tutegereje, kuko nk'uko natwe tutazi umunsi n'igihe, ngo umunsi umwe ngo Lazaro arapfa. Ngo amaze gupfa, ngo aragenda, ngo abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu,
kuko yari yarubashye Imana, kuko yari yarakoze neza. Ngo noneho bukeye bwaho ngo wa mutunzi nawe ngo arapfa, ngo arangije arahambwa, ngo ajya mu muriro, ngo ahababazwa, ngo arangije ngo yubuye amaso arebye hejuru, ngo abona ngo Lazaro ari mu gituza cya Aburahamu, ngo aravuga ngo sogokuru ngo Aburahamu ngo wambabariye ukohereza Lazaro ngo agafata isonga y'urutoki akayikoza mu mazi akantonyangirizaho, ngo uyu muriro uri kumbabaza. Ngo ubundi ngo arangije ngo Aburahamu aramubwira ngo uri mu isi waranezerewe, uri mu isi waguwe neza, uri mu isi wabonye buri kimwe cyose, ariko umukene Lazaro we yaguwe nabi, yarababajwe ari mu isi, ngo none ngo Lazaro ari mu munezero we. Ni ukuri nimureke dukoresha igihe cyacu neza, tutazicuza. Twibuke yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Dukore ibyiza, kandi gukora ibyiza ntawe byishe. Ni ukuri gukora neza ntago, ni ukuri buri muntu wese nabiharanire, ntawe byishe. Ukoze neza byagutwara iki? Ni ukuri kora neza kugira ngo nawe uzabone iherezo ryiza. Yarangije aramubwira ati rero ahantu uri naho turi ntibihoye. Ni ukuri iyo wakoze nabi, ni ukuri ahantu ujya nyine nawe ntago wahuye naho umuntu wakoze neza ajya, haba hatandukanye, hahabanye, ntaho muhuriye. Ni ukuri kora neza kugira ngo nawe uzajye mu bwami bwo mu ijuru, kuko nukora nabi ni ukuri umuriro uragutegereje kandi uzababazwa. Imana itugirire neza, kandi Imana ikomeze idufashe ibyo gukoresha igihe cyacu neza. Ni ukuri koresha igihe cyawe neza utazicuza. Ni ukuri ngo arangije ngo aramubwira ngo ufite abavandimwe, ngo ohereza umuntu ngo agende ababurire. Ngo ubundi Aburahamu ngo arangije aramubwira ngo bafite Mose, bafite abahanuzi, dufite abavugabutumwa batubwira iby'Imana, dufite abantu bagabura iby'Imana, dufite abantu batuburira, ariko abantu ntibari kubitaho, abantu ntibari kubumvira. None ngo bategereje uzutse ngo abe ari uza kubabwira. Umuntu utumvishe umuhanuzi, umuntu utarumvisha ibyo ijambo ry'Imana rivuga, umuntu utumva ubutumwa bwiza ngo abukurikize, ategereje kuzumva ari uko hari umuntu uzutse. Nibatumva ngo nubwo umuntu yazuka ngo ntago bamwumvira. Nimureke rero dukore ibyiza, dukore neza, kugira ngo natwe tutazajya mu muriro utazima, kugira ngo tutazababazwa. Ni ukuri nukora ibibi uzajya mu muriro. Imana itugirire neza, ariko nukora ibyiza ni ukuri ijuru uzaritaha nk'uko Lazaro yaritashye. Imana itugirire neza. Namwe ndabinginga kugira ngo buri wese akore ibyiza, kandi buri wese ndamwifuriza ko azaba mu gitaramo cy'abera. Imana itugirire neza. Mureke dukoreshe igihe cyacu neza, mureke dukore ibyiza tugifite uburyo, tutazicuza, tutazagera mu muriro tukavuga ngo iyo tubimenye. Imana itugirire neza kandi idushoboze rwose. Reka dusenge. Data mwiza, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, dushimye ko wabanye natwe muri iri jambo ukatubwira icyo dushakaho. Ngo uyu mutunzi ngo yaranezerewe aradamarara, yibagirwa iherezo rye, yibagirwa ko ari mu rugendo. Ariko ngo Lazaro ngo ari mu isi ngo yarababaye, ngo ariko ngo bukeye arapfa, ngo arangije ngo aragubwa neza, aranezerwa. Ngo uyu mutunzi ngo nawe arapfa, ngo arangije ngo arababara, ngo umuriro waramubabazaga, ngo yarababaraga cyane, ngo kubera ko mu isi yari yaraguwe neza. Ariko ibyo byiza yari yarabonye ntiyabikoresheje nk'uko byagombaga, ntabwo yakoresheje igihe cye neza. Ariko Mana, turakwinginze kugira ngo uduhe imbaraga zo gukoresha igihe cyacu neza, natwe tutazicuza, natwe tutazajya muri uyu muriro w'iteka. Turakwinginze kugira ngo uduhe gukoresha igihe cyacu neza, mu izina rya Yesu Kristo. Duhe imbaraga kandi uduhe gukoresha igihe cyacu neza. Mwami Imana rero, ukimara kuduha imbaraga, turasenze cyane kugira ngo uduhe gukora ibyiza tugifite uburyo. Ita ku barwayi bakize, ita Mwami Imana ku bafite intimba n'agahinda, baha amahoro yo mu mutima. Sengeye isi, yiha amahoro mu izina rya Yesu. Sengeye Mwami Imana batarakumenya, bahe kukumenya, abacitse intege,
batari gukoresha igihe cyabo neza, ongera ubasubireho, bongere mwami bitekerezeho, bagaruke mu nzira nzima, batarakwakira nk'umwami n'umukiza. Nawe mwami Imana biteho kandi mwami ubahe kukwakira. Ita ku bugingo bwacu niburindwe nawe, kandi utwagure mu buryo bw'umwuka mu izina rya Yesu Kristo, kandi uduhe gukoresha igihe cyacu neza. Urakoze kumvishe gusenga, kandi urakoze ko wabanye natwe. Byamusenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibaho umugisha, kandi mugire impagarike n'ubugingo. Imana ikomeze ibahe gusoza umwaka neza. Ni ukuri uburinzi bw'Imana bubabeho, kandi muzinjire muri uriya mwaka wa 2025 mukeye mumeze neza, kandi buri wese nakoresha igihe cye agikoreshe neza, hato tutazaba nk'uriya mutunzi, kuko muri iyi si turi abashyitsi, ntabwo tuzayihoramo. Ni ukuri nidukoresha igihe cyacu neza, kandi ni ukuri natwe ijuru tuzaritaha. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha. Bye.